Uraho neza wowe ukurikira YouTube channel Musinga TV. Nanjye ndaho ndakomeye, ariko umunyarwanda yise umwana we ribera kurora. Aya maso yacu abona ibintu byinshi bitandukanye, ibyiza, ibibi, ariko ndagira ngo nkuganirize kuri iyi foto. Iyi foto nayifotoye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2023, ahitwa i Kayonza. Hari irimbi riri hirya y'umujyi wa Kayonza, umeze nk'aho ujya za Ndego, sinibuka ukuntu baryita iryo rimbi. Hageze hari umuntu ngiye gutabara, tubona hepfo abana babiri, turibaza bariya abana bari mu biki. Ngira amatsiko cyane, ndamanuka ndabegera, ndababaza abana bite, ni byiza. Mbona mo barofira, mo bararandura utwatsi ku mva. Ndababaza se nkeka ko ari umwana biganye wenda, cyangwa se ko nabonaga byanze bikunze ibyo bintu birimo urukundo rutagira ingano n'ubwitange bwinshi. Ndababaza se abana bite, ni byiza ko muri hano muriho mukora isuku kuri iyi mva, niyo umwana mwiganaga? Umwana mukuru arambwira ngo ni iya mama. Ikintu cyambabaje kurutaho ni uko kwihangana byananiye, nkahita ndira. Abana bo bariho biganirira, ubona ko ari ibintu bakiriye, ariko umwana amaze kumbwira ko ari imva y'umubyeyi wabo, kwihangana byarananiye, mpita nturika ndarira. Abana nabo bararira. Nca bugufi n'undi musore twari kumwe, twese bidukoze ku mutima ibyo bintu tumaze kubona, dufatanya nabo, usanga ndababwira mwihangane, nta kibazo, muzabaho, mwihangane, mukomeze, ibi mukoze ni byiza. Ariko bana nabo bisanga bariho barira. Ikintu cyatumye rero mbasangiza iyi foto ni kimwe. Burya tubona abana bagenda mu muhanda, ariko abantu bakuru bakawugendamo. Ariko nshuti zanjye, abana, hari abana bafite imitima yangiritse cyane. Naribajije uyu mwana ufata umwanya, iryo rimbi rirakingwa, barafunga, nta muntu wemerewe kwinjiramo uko yiboneye, ariko abana bacunze badukinguriye tugiye gushyingura uwo muntu, barihuta nabo barinjira, babona umwanya wo kujya gusura imva y'umubyeyi wabo no kuyikorera isuku. Aba bana banteye kwibaza byinshi mu mutima wanjye. Aba bana barandijije. Aba bana icyo mbasabira ku Mana, icyo nawe wakumva ubasabira, ni ukubasabira gusa kutibagirwa umubyeyi n'amateka, ahubwo bagahora babizirikana. Ikigaragara n'abana ubona bafite umutima mwiza, babaye imfubyi bakiri batoya. Ushobora kuvuga ngo ni ibintu abantu basangiye ari benshi, abanyarwanda ugasanga twabaye ibinya, ariko burya isomo nabikuyemo rikomeye, nuhura n'umwana ukabona aratuje, aracecetse, si uko ananiwe gusamara ngo yishime. Hari abana bababaye cyane. Aba wasanga barabuze nyina. Abapapa b'iyi minsi namwe murabazi, wasanga n'ibindi. Inshuti zanjye, kubasangiza ino foto ni ukugira ngo mumenye ko umwana ungana gutya waheranywe n'agahinda, kuko kuba atagiye gukina n'abandi bana akaza aha, hari agahinda kamuheranye. Ubaye ubonye umwana nk'uyu ufite ubushobozi, niyo wamuganiriza ukamubwira uti komera. Njye natangajwe nuko hari ababibona nk'ibisanzwe, ariko iki kintu kirakora ku mutima cyane. Uyu mwana ababaye,
icyo naje gutekereza kikambabaza kurushaho, nyuma y'imyaka runaka naza hano ntazahamenya rwose, nkibaza umutima we uzamera gute, ni ukuzasigara areba ku gafoto k'umubyeyi wiwe. Rero ndasaba umuntu ugifite umubyeyi, ugifite umubyeyi we wamubyaye, byaba byiza ugiye umwitaho. Niba ufite ubushobozi uko bungana kose, si bwinshi, niyo wamuganiriza ukamubwira uti nubwo tubwiriwe, nubwo tuburaye, ariko mama ihorere, dawe ihorere, ubu buzima turabusangiye, akabona ko umuri hafi. Kuko iyo agiye nta jambo ryiza utamubwiye wamubwira ngo akumve, nta cyiza wagombaga kumukorera utamukoreye wamukorera adahari. Akabura ntikaboneke ni umubyeyi w'umuntu, ni nyina w'umuntu, ni se w'umuntu, ni umubyeyi w'umuntu. Ndinginga Imana ngo yongere ifashe imfubyi z'impande zose, kuko imfubyi zirababaje. Ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira Musinga TV, mushimira ko ubana natwe, tuzakomeza dusangire ibiganiro bitandukanye hano. Imana iguhe umugisha, Imana ifashe abababaye, Imana ibe hafi y'abana bayo.